bicaye kuri kamera baravuga ntago bazasubira kugenda kureba ribu, which iryo jambo yari ashobora kuba yararivuze cyangwa yararivuze ari ukuvuga ko nifata ku matwi yarivuze ndeke kubeshira Jihad, ashobora kuba yarivuze urumva yumva ko nta kibazo, ko ako kantu unakumvisha utuvuga ati ararenze cyangwa iki, ariko ako kantu iyo ugatekerejeho nkanje ukuntu nagafata mpita ntekereza nkahita mvuga ati ahangaha nshobora kubivuga koko ribu ntabwo iza kumfata koze nta kintu nkoze. I'm sitting down ndimo ndavuga ati ntabwo nzitaba ribu, ico kiganiro baraza kukireba ariko baraza kuvuga ati nta kintu icyo ntabwo twabimufatira, ariko ubu bateye umutima wuko bagenda bagenzura ibintu byawe, bakazajya bagenzura ibintu byawe. Buriya hari ibirego byinshi, nanjye ndabizi ko mfite ibirego muri ribu bandeze, I'm pretty sure, ariko bishobora ko bitari byinshi, ariko ribu irebamo igahita ivuga ati ibi ni iki, ibi tubyihorere, ibi ni ibintu bya hari ibibazo byinshi tudashobora gutindaho, hari ibingibi bakavuga ati reka ibyo ntabwo twabitindaho, bakazana ikindi kirego cya Duma bagara iki nacyo gisa nka kiriye, nabo bakazana ikindi kirego bakavuga ati niki gisa nka kiriye. Noneho mu gihe bagifite ibyo birego byanjye, urumva, mu gihe bagifite ibyo birego byanjye bakajya kumva mu gitondo nicaye kuri kamera mutavuga ati ariko ribu bakora akazi kabi, ribu nta kigenda, kandi bafite ibirego byanjye birengagije kubera bavuga ati ibi ni ibintu bya showbiz n'ubundi kwega ribu baturimo, ribu na abantu nkatwe nabo baturimo bakorana niko kazi kabo, bo bahita bari bakavuga ati ibirego by'aba influencer n'ubundi bagomba gutwika kugira ngo babone amafaranga, kazi niyo barimo barareba naho na kandi karima internet barayituzaniye kugira ngo tuyikoreshe tuyungukemo. Then guess what happens, ikiba bahita baravuga ati so na biriya bintu byose twari twarengagije Dumba, ibirego bazana bakareba tukabigira bitoya nko nta kibazo, nuko avuga nuko nguko iyo yiceye kuri kamera tuvuga, guess what they do, bahita basubiraho mu birego, kubera afata ku mavuta nanone basubiye mu birego bya media yarareze barirengagiza kera, bahita babizamura bagahita bavuga ati ufite ikirego n'ubu ngubu Jihad basuye mu birego bavuga ati ngara afite ibirego bine, ariko if you don't do it, if ujye wigendesera mu bintu uvuga niki barareba bagahita bavuga ati ntacyo avuga cyangwa yarikosoye yarigiga, n'ibyo bintu bikagenda bisaza. Niba nkoze ikosa today narangiza nkongera koze, twese dukora amakosa, nshobora gukora ikosa today nkongera nkakora ikosa haciyeho amezi 8 cyangwa haciyeho umwaka cyangwa umwaka n'igice, rero aho ngaho baba bashobora kuvuga ati uyu nakoze, ariko ukosheje tonight anene ugakora ikiganiro cya kabiri urimo uracyavuga amakosa, anene ukoze ikiganiro cya gatatu uracyarimo uravuga amakosa, icya kane uracyarimo uravuga amakosa, baragutwara papa, babaza kugutwara telefone yanjye igiye gushiramo umuriro, babaza kugutwara eventually man, they have to take you. Babaza kugutwara. So bantu murimo murakora content, bantu murimo murakora content, abantu mushaka kuba aba content creator nyine barenze n'iki ikintu mugomba kuzajya mutekereza ni muri content nkoze ikibuga ndacyakirinda, waje mu kibuga abantu barakwemeye, because these days it's easy, algorithm irimo irafasha, ukora kaboro ukajya kubona kararebwe n'abantu benshi n'iki, ariko icyo ugomba gutekereza urangiye gukora content, ikibuga ndimo ndakiprotect, am I protecting the field,
nuda protecting bazabafunga babamare cyangwa nabyo babifunge, nabo babifunge. Ibintu biroroshye kugira ngo mani ibi social media babikureho, kandi abantu benshi basubira kwisuka. Jesse Kwiza bamufunze, tubwire. Reka Jesse Kwiza ntabwo nzi niba bamufunze, ntabwo ndamenya makuru. Reka nze kumuhamagara numve niba bamufunze. Rero mwabyumvishe ko Jesse Kwiza bamufunze. Rero abantu ako ka video ka Pamela mureke kugasakaza. Ako ka video ka Pamela mureke kugasakaza. Mureke kugasakaza koze nta nkuru irimo, urumva agatwe kabi. Nta nkuru irimo, urumva mu ka video ka Pamela nta nkuru irimo. Nimukomeza mugasakaza, ikiba nuko biraza kwinfluencinga ko abantu babivuga, kandi nanone si byiza. Hari nk'abantu ubona like hari nk'abantu ubona ukajya kubona ibi bintu byacu barabiturekeye, ntabwo babirimo. Urumva ukavuga ati ndi umu blogger, ndi umu influencer, ndi umu content creator, ariko Pamela ibi bintu ntabyo arimo, yarabyanze, ntabyo arimo, ntiyigaragaza, ntagira iki. Nanjye ngomba guheza, ngomba kugendera mu nzira ye. Hari umuntu ubona ukahita uvuga ati uyu Kevin Kadi inkuru yose ntacyo yamutwara, ukareba ukavuga ati The Ben akeneye gukoraho inkuru nk'izi. Bruce Melody izi nkuru nazo nizo zikeneye kumukorwaho. Ntabwo ziriya ngo kubera Bruce Melody umwanga ngo nguraza kugenda uvuga buri kintu cyose cya Bruce Melody. Ngo inkuru yose bamenye, ngo inkuru yose wamenye kuri Bruce Melody ngo ugomba kuyivuga. Reka ntabwo ari uko bikora. Urumva ibi bintu none se wowe ko umwanga gute, kandi bo bashobora kumvikana bagahita bavuga ati ko man twapanze igitaramo tukabona amafaranga. Kozi niba bangana kubera iki bazajya mu gitaramo kimwe kandi igitaramo ari icya Ben? Wowe urinde wo kwicara hano ugahita utangira kuvuga ati Ben ndamwanga, Bruce Melody ndamwanga, hahiye nge bagomba kwangana, nge n'inkuru ninyibona ndatwika Bruce, n'inkuru ninyibona ndatwika Ben. Reka kandi bo bumvikana. Pamela bayagutangaje gutye, reka wowe urafa umuntu nka Pamela kwa kunda ibi bintu aba yarabyiyamye mani, niko mumuhagaritse umutima iyo murimo murakora ibintu nk'ibyo. Mumuhagaritse umutima ugasanga umuntu yabonye social media anxiety arimo nyine uko mwamuvuze. Hari abantu badakurikira ibi bintu ubwe ngo Pamela ukavuga izina ukavuga ati umuntu ukafata nk'umwe ukavuga ati nuza n'indaya, ugasanga umuntu mumuhaye anxiety ya danger. Abantu benshi bagiye bavamo bro. Ntabwo umuzi ko mutari bwamenye neza impamvu media yavuye muri ibi biboro. Muzi ko mutari bwumve, ahubwo mani Ben ni umuntu ukomeye cyane. Mutari bwamenye impamvu media yavuye muri ibi bintu. Uyu ni Kamaro. Twumve Kamaro turebe ibyo arimo aravuga. Ndashaka tureba Kamaro kora request zanyu ko ari nyinshi. Request zanyu ko ari nyinshi. Kamaro kora request. Kamaro kora request. Nawe mbona ugenda ubivamo. Hey, nje nanjye ndaza kubivamo. None kuretse ko bitangiye kuzamo abantu benshi, urumva batafite ubwenge mani, badatekereza. Abana benshi ibi bintu kandi abantu bazima niba bivamo muzabibona bizapfa nabi. Ibi bintu nindamuka mbivuyemo bizapfa nabi. Urumva umuntu ukura post, the post doesn't have sense of humor. Post ntabwo umuntu ntabwo ayireba. Njyewe post zanjura zireba ukanaseka, ariko hari post ureba ukareba post ukumva post irimo urwango rwinshi,
Dumba we fuck you. Kabona post irimo urwango rwinshi, umuntu ya postinze ariko man urabona ko iyo post yashaka kwangisha umuntu abantu. That's not how it's gonna work. It's not gonna work like that. Kandi sani ibereye icyo muri recording, icyo nzi cyo muri recording mu bi recording. Ofete ari abantu umuntu ashobora kwicara hano akavuga ati ngo mani Dumba kutukana, ngo Dumba ujutukana, Dumba ujukora iki rere. Post zanye nyinshi ntago ziba zirimo gutukana, cause niba ugiye kureba kwijana post Dumba nkora ahantu nshobora kuba navuza amagambo y'urukoza soni ni nka hane, ni nk'icumi kwijana. Izindi post mbasobanura ibintu ukuntu bigenda, nuko abantu bakunda gufata ibibi bakareka kureba ibyiza. Ariko post zanye nyinshi ntago like ziba zirimo ugusetsa, ziba zirimo kuvuga ku kintu mu buryo bundi manshaka ko abantu bakireba. Ntabwo post zanjye ziba ziri mu rwango, ntabwo post zanjye ziba ziri mu rwango nta na rimwe, urumva? So muzajye muzitegereza, ntabwo ntuzajye ureba wowe umu influencer uri hano cyangwa umu content creator uri hano, ntuzajye ureba post yanjye ngo uvuge ngo uyirebe uyitambukeho, yitekerezeho uvuga ati ibi bintu na umuntu yabivuga gutya kubera icyo yahisemo kubivuga uko, ibi bintu umuntu yabivuga gutya kubera icyo yahisemo kubivuga uko. Otherwise bro, bizababiri ibibazo, ibibazo icyaba no gufungwa. Ngewe si cyo mba natinye ko abantu bazafungwa, ngewe si cyo mba ntinye cyane, ahubwo kuba icyo duharanira kugira ngo muzabemo amafaranga, kaba akazi kinjiza amafaranga, dushobora kutazabigeraho. Ingewe ku giti cyanjye icyo mparanira, ndashaka ko entertainment yacu ari izavamo amafaranga. Niyo mpamvu ibintu byinshi Dumba akora abikorera ubuntu. Ntabwo nshobora kwicara hasi nkazajya nkora ibintu batanyishura. Ibi bintu bitwara umwanya, edit zitwara umwanya. Abantu babonye ama-challenge yanjye najyaga nkora, nafataga indirimbo nkamara amasaha 4-5 angahe ndimo ndakora indirimbo, ndimo ndayumva nta ntego, mbikorera ubuntu. Na n'ubu nkaba ndi hano mu nkuri muri abantu 300, nkaba ndi hano ndimo ndakora ibintu nta wunyishura. Impamvu mba mbikora nta wunyishura nuko haba harimo intego yo kugira ngo nshire ku itafari mu iterambere ry'igihugu cyacu. Iryo tafari rikaba ririye ari uko nshobora kuinspiringa umwana muto kuzaba mu blogger w'umwinfluencer, ariko imyaka burubwo iteye imbere, ndabisubiramo, biba bizavamo amafaranga mutameze nka ba Dumba. N'abantu bakoze science ba Einstein ntago bishuragwa, ntago aba Einstein batangiye ibi bintu bya science, ibi bintu